uzi gupfaka ari umukobwa uzi kubahiriza itegeko ry'Imana bagahita guhindura indaya ushaka birambabaje ihorere ngo mubyare mungana n'umusenyi wo ku nyanja bo bagahita kwita umunyabyaha sinari mbyaye bangahe no ibyo n'inkumi ntizibyara ibyo byari birenze ko nari mfite inzara nakuze umuntu ushonje kandi koko bahoze bavuga ngo umuntu ngo ufite ubukene ngo byagenda ubukene urumva ubwo se bagiye kunyishyuza ra nawe telefone ufite ziriho nizo nambaraga birangira nta habe namba nari mfite noneho ngo nigeze yubagise ntago ikibaho ziriho ngo nambaye igitenge bitarunyereri nyereri oya maze gutera imbere ususu urabona ibintu bitaraciyemo iyo ni Colombiere oya ntabwo nzi amazina ese mbushe ngo hariho waraza igisi Real Arsenal kubera twaye igikombe suko yari iri kumwe na Visit Rwanda se wowe ibintu zawe uravanze oya ariko Arsenal twaye igikombe urabona tuvuye mu by'imihanda ugiye muri football ujya kwenda oya tuvuga ibikorwa byagiye bizanwa mu gihugu cy'u Rwanda urumva Visit Rwanda zahuriye finale ibyo bintu wari ubizi Paris Saint-Germain Arsenal bihuriye he n'iby'imihanda twawe uri kubibona Visit Rwanda comment banumva nko mu bihugu byo hanze bikora bitese ndabizi se comment bamva ari igihugu banumva nko mu bihugu byo hanze nka Dubai bumva comment ari igihugu cyitwa comment wakagira insobanuro urumva wewe wagerageje gukandagira mu ishuri ariko nuko yakandagiye mu kutayarangije Umurishyo TV Umurishyo TV Umurishyo TV Umurishyo TV tuyikurikire turi benshi kinyamakuru cyiza kandi cyizewe dore nanjye ndahari yes reka nongere mbasuhuze kandi mbaha ikaze mwebwe inshuti z'akadasohoka bakoze subscribe ku Umurishyo TV ndetse n'abandi badukurikiye batarakora subscribe ariko ikiza nababwira inama isumba izindi mukore subscribe nitwa Karabo K'Imana abangarukanye n'abantu bakomeye cyane ngarukanye n'umubyeyi wa Karabo K'Imana ubwo ni mama wanjye nguyu hano mu kiganiro ikaze mu kiganiro ndakoze ndabaramukije abadukurikiye uretse wowe kuvuga uyu muntu uje aje yiyahuza amagambo mwamubonye ariko nukuvuga ngo murimo muramubona yitwa Gashemezi cyangwa se Kimwamwanya ariko cyo gerageza jimenya ko ndi umwadeperi uri umwadeperi ariko umwamwanya oya buriya dukunda gusenga abakristo berenge gusenga ningi inyuma ya kamera turi kumwe n'umukameramani mwiza wabigize umwuga ushobora kuba uvuga uti se Karabo ko mfite mariage mfite ikintu bita baby shower ni baby shower ni bariki ufite ibirori bitandukanye mpamagara nkuhuze n'umukameramani mwiza akamera neza murabona ko ishusho rimeze neza introduction yaba yazikoze neza mwabonye ko nakari akantu gatangiza ikiganiro kavuga ngo Umurishyo TV byose ibintu byose aba yabikontoreye neza cyane kandi tukukandi ariko ngakunda gufotora ngo warebaga umurarukaza kureba neza nibyo kameramani ubwo wenda nakantu mucinyiyemo urashaka kumwibira kugira ngo abantu ubereka ko akora birenze ntago ari Imana yicaye hano ntago ari Imana iri kuri kamera ashobora kwibeshya hoye gushora gufotora ngo wambaye itaburiya ukaza umeze nk'umudogiteri muganga oyi cyo kora icyo nzi cyo ashobora kugukamera uri umujura akabimenya ashobora kugukamera yarabyize cyane ubwo rero ukeneye iyo nimero wamuhamagaraho bari gihe uhamagara kuri 0786855574 ubwo nushaka kujya umuroba ko mba murona nawe umeze nk'umukomisiyoneri wagurisha nirimbe izina rya Yesu ibyo bintu utangiye ni bibi cyane ibintu byo kugurisha ibintu waretse agatangiye ko mba mbona ufite amanyanga menshi oya nta manyanga mfite Gashemezi wowe urabeshya ngo Karabo K'Imana kandi mbona uri Karabo k'intama nawe ntose ndabeshya uretse gatoya utangiye kugira kuko uyu muntu nzanye bambwiye ko muri iyi minsi avuye Indera kuko nshobora kuba nazanye umuntu byongeye kushagurana neza bayo Indera ayi wowe habaye amazu meza uzabakire bariyo bijaguriye mu kiganiro kuko uyu bamuvanye Indera vuba ntabwo uburwayi bureba abakene bwese yarwara ariko ni joke tuba tuganira cyongera ngo abuze ikibanza kiba babasha kukigura
undagirane iki kiganiro kiraza kurangira ko niva mu tuvangira tuje no gusenga twari tuje gusenga turaje ariko reka tubanze dushimira abantu bakoze subscribe urabona ko ikindi baranareba ibiganiro bagasoza ikiganiro mama banzu bahe umugisha wa kibyeyi bamera umugisha oya batureho umugisha kuba tetera bahaye mu izina rya Yesu umuntu wese wagize uruhare muri ibiganiro Imana imuhe umugisha ukimenya ko n'abasilamu dukora ariko alhamdulillah abasilamu mudukurikiye rwose inshallah tuzagera kure alhamdulillah ntabwo turi ku madini mu mahanga yose ukora iby'Imana yishaka iramwemera yego ibyo rwose ariko aba bantu tubashimira abatakora ibyo ishaka se ntabwo bemera kandi arabemera ariko noneho ntabwo turebera ariko iki kintu ko kiyabuze none ko bavuze ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ngo bakora ibyo bashaka turi mu isikade twambaye umubiri ntawe udacumura ariko Imana igitanga urumva ntabwo bakora ibyo ushaka iyo bakora ibyo ahantu haraza guca uwambaye isuti ibi bintu ko numva atari imenya aho dukorera icyaha uri kumva neza ariko ntabwo imenya aho twihanira umuntu aza kubwira ngo wakoze icyaha kuko aho uhurira n'Imana ntabwo aba ahazi ninde se intungane iri ku isi yego ariko rero urabona atangwa urumogi ntarwo no kubera yarwaye yego ntarwo no kurwara umuntu arwaye utanga nomero zawe abantu n'abakomisiyoneri mbona ukuvuga rero reka tubanze twiragize Imana ko ndabona satani hano ushobora kuba yahashinze imizi reka tubanze dusenge twiragize Imana reka dusenge Imana y'abasani uretse tubanze dusenge rero ariko ibi bintu iki kiganiro none nateguye ibiganiro byinshi ariko iki cyo ni rurangiza reka abantu badakurikira Umurishyo TV rero barazubaye reka dusenge Imana uzi gusenga neza yego tanga ikimenyetso cy'umusaraba ese tubanze dusenge umuntu asenga mu kwemera ese mwatuje nkabanza ngasenga umusaraba gitere nta cyaha nawe uri no musaba nibyo nta cyaha cyangwa no gusenga ngani nifashe neza ngaho ni musenga urimo urasenga nkumva ikintu gikubitiye mu gihumbi ndumva ntabwo uri seriya kabisa ngende umukristo oya nibyo turabyemera rwose n'ukuri ariko umuntu ajya gusenga ntakuramo ingofero reka nsengera abantu bo ku Murishyo TV reka mbabwire wowe unkurikiye ikimenyetso yambaye uretse umuntu unkurikiye urwaye rubagimpande aka kanya igiye gukira niba unkurikiye urwaye kanseri igiye gukira niba unkurikiye wari ufite ubukene bwakuzengereje bugiye gukira mu izina rya Yesu biraterwa no kwizera ufite niba unkurikiye ufite umuntu uri haruguru yiwawe cyangwa uri munsi yiwawe uhora avuga ati iriya nkubitwa n'inkuba reka ahora aza kuvuma inzu yiwawe yambaye ubusa uyu munsi agiye gucika intege araza aragwa hari inyuma yiwawe uramusanga yambaye ubusa mu rutoki reka dusenge ariko no gusenga cyane nta usenga tukana reka dusenge oyaye ngo munsi n'ubwo iwabo uretse reka dusenge Imana reka dusenge kandi wizere we nta cyizere nakugirira reka unama byadusenge kuko nawe ndabizi ibyaha dukorana ni byinshi ushobora sinakubonye uturuka inyuma y'akarogi ibyaha dukorana ni ibiki we banza ugisenge reka wenda we napfa reka nsenge windogoye Imana igiye wenda ije gutwara bayo ashaka kugendera mu nyongezo ndasenga gusenga mu gake ndamusabira imbabazi niba yarakoze ariko mureke tubanze dusenge Witeka nyagora ku ngoma Witeka Mana nziza turasenze turaguhimbaje mbere na mbere dushimye Imana ko turagushimye ko waduhaye icano turagushimye ko yatangiye kuzamuka turagushimye ko waduhaye abafatanyabikorwa aribo bantu barimo baratureba uyu mukobwa mugirire neza uyu mukobwa uzamuha umugabo muzima uzamuha umugabo utanywa dunda ubwonko uzamuha umugabo utanywa umumanura jipo uzamuha umugabo utanywa umumena ryinyo kuko hari inzoga banywa bakamenagurana amenyo ubwo ngiye mpise nyita umumena ryinyo uzamuha umugabo utanywa ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose mu izina rya Yesu uzamuha umugabo utari igisambo mu izina rya Yesu uretse nta kwatura ikintu gikomeye kikagufata kuko iyo ndi mu isengesho nta wundogoya Mana nsengeye uyu musore uri hano uyu musore wabaswe n'ubushagarira wabaswe no kwikinisha wabaswe no kubona abakobwa akajugumira uyu musore umugirire neza uyu musore uzamuha umukobwa mwiza uyu musore uzamuha umukobwa udafite abazimu umukobwa Mana ni uyu muntu niba ari indaya twicaranye umukize kuko ndabona atari shyashya umwumvireye
uyu mugabo udukurikiye umugirire neza, uzamurinda abantu baza guhungabanya urugo rwiwe. Uyu mugabo ujya umurinda mu kazi ke mu izina rya Yesu. Nsengeye mukecuru uri hano, uyu mukecuru udukurikiye, mana uri Imana ikora ibitangaza. Uyu mukecuru udukurikiye niba yari yarakutse iryinyo, mumereza amenyo, yongera amera amenyo ashaje, bibe ari igitangaza kibaye kuri uyu mukecuru. N'uyu musaza udukurikiye umumereza amenyo. Aba bantu bari bamaje kuzana imvi, ndagira ngo bamereze imisatsi ya yindi nk'iyo bari bafite bakiri abajene mu izina rya Yesu. Mana murayigondoza pe. Pepu. Nsengeye mama wanjye muri iki kiganiro akurimo umuterankunga, amuha amafaranga. Hari umuntu wo mu Bufaransa witwa Desire yarambwiye ngo yabonye ngo nakameye inzu ya mama, ngo yumva azamutera inkunga. Desire turagusuje n'umugore wawe Murisa, ni mu Bubiligi batuye. Mubiretse gushima ariko ubwo habyo bintu harimo yerekwa. Uyu Desire rero ari mu Bubiligi, yarambwiye ngo azaguha ngo nibikunda ngo hari yazagutera inkunga, bazaguha agafuka kasima. Mana uyu Desire umugire neza. Uyu Karoza uri mu Bufaransa ndabizi ko adukurikiye, ni umuntu wagiye antera inkunga nyinshi, ariko muri iyi minsi yaragabanyije. Ashobora kuba hari ukuntu wenda abantu bamunteranyije, ariko Karoza uri mu Bufaransa umva ko nkigukunda. Abana bawe ngiye kugutukana uko ndi mu isengesho wowe. Noneho mana uyu muntu kuva gusenga uri umunyabyaha, uyu muntu Karoza ndamusenge cyane. Oya mu izina rya Yesu yenzanye mu ijoro. Ako ntibavuze kutaza kuvuga abantu urimo gusubira kubavuga mu izina. Oya Karoza se kari ryo namuhimbye uretse mu mizi isengesho. Mana nsengeye abantu bose bankurikiye bari hano mu Rwanda. Nsengeye DJ Buriane nukuri umugirire neza. Nsengeye Yago, nsengeye Irene Murindahabi. Ariko mana Irene Murindahabi yanze kongera kuntumira kuri MIE. Mana umukoresha ntumire, natantumira mana iteleviziyo yibure natantumira mu kiganiro kuri MIE, televiziyo yibure. Ariko niyongera kuntumira ibintu bigende neza cyane. Nsengeye umuntu witwa Isimbi TV. Sabe namuvugagaho nta rwango mfite. Uwiteka Sabe mushyiremo umutima wo kunkunda. Ariko sinarondogoye. Rekera kuko numvisha wanateshutse. Ngo urakwivuga kariya kanasoreje ko kwihana ni koko. Oya. Gusa imbabaza oya. Ni gute ubona umuntu asenga avuga abantu. Senze nambaje mu izina rya Yesu. Amen. Abantu yagiye wakabaye uretse ugasengera abantu. Tuwececeka ngaho ukabanza ukabishyura. Ariko ngo hateye Ebola. Mwabibonye? Ahubwo hano ntabwo uje hano. N'igikaramazi dore ko tugiye kujya dukinana muri sene n'uyu nguyu arimo. Ariko uyu nguyu we ntago ari umukobwa n'umuhungu. Oya wibwirwa n'iki wambonye ubwambure bwanjye. Ntabwo twashizemo intera ahubwo. Wambonye ubwere bwa tujye kujya dukinana hari yatangiye gusakuza inyuma kamera. Agiye kujya kina yitwa Nyiramabuno. Asa nabi ariko wenda kamera zanyu mufata. Oya ni mwiza mukobwa. Kuko mwanka Imana yaremye. Nuko abayiteye amarangi no wagira ngo umufana wa Sport nako wa APR. Subira ko bigezweho mu bantu bakiri batoya. Wagira ngo nicya gisiga gifata inkoko ubonye byarabyara byo kuntu bireshya. Bo nukuvuga ngo icyo ndimo ndavuga niki. Ebola yateye. Ebola yagize gutya ngo yogoza muri kiriya gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Ubwo rero no mu Rwanda turikanga ko ishobora kubihari. Turabibutsa ko mukwiye gukoresha icyo bita sanitizer. Niba ugiye mu isoko koresha sanitizer. Mu kabari uretse kuwa mbere koresha sanitizer. Kuwa kabiri sanitizer. Kuwa gatatu sanitizer. Saa sita sanitizer. Ku isahane sanitizer. Ibintu byo gusogongera babiciye. Haba ari umutobe, haba ari iki. Kuriya bintu kubera ari amatembabuza ajya mu gikombe. Uhereza umuntu asogongera. Gute baca ibintu byo gusogongera kandi asogongeraga gatatu nkaba ntabwo bizoncisha inyota. Ahubwo nabari abakoresha imbihe hamwe. N'ubusamba batangiye kuzana. Turaduha twa parasitike. Batangiye kuzana ubusamba. Hari abadukoresha ku ibanga. Ahubwo umuntu kubijisho rya mugenzi we indwara yakomeye. Indwara byakomeye. Ibintu byo gusogongera babiciye neza. Ubwo nzongera kwica icyaka gute? Nuko ugenda irajya hatatu. Oya. Nyoti kabira shize. Zarangiye. Nuko ujya no gukoresha itegeko kugenda nyamuntu. Usoma guha ubabazanya gacupa k'ijana. Kabara ku mutobe, cyabara ku bushera, kabara ku musubi. Apfundikiye se gafunze.
oya bazajya baguhereza kawe umuntu nyine agatobe se kaza katurutse muri Bralirwa ndayemera uko bizaba bimeze kose nta muzongera gusangira byo biragusanze ko bibujijwe ariko ibyo gusogongera ngo byarangiye gusogongera byarangiye nibyo byo gusoma umuntu agakombe wasomesheje ukagashyira hano n'undi yaza ngo sogongeze ukongera ukada ukamuhereza ibyo umuntu n'ikimwamwanya ariko mami ntiwanshogongeje ntabwo kuri ka gatobe gakeya kakandi nyine twaje asa n'umbwa ko wari wataruye reka sinjya ntarura inzoga zaraciwe ntarura mu rukore sinjya ntari inzoga sikumva mu nda bimeze nabi nkubwira naho uzajya kutazongera gusogongera kizibujijwe ariko hano wenda urabona ugereranyije urabona hano ni mu rugo nta muntu watubona aya ntabwo njya ntarura sinenga mbo reka rero tubwire abantu nyine ngo mwibuke gukaraba mu gihe mugiye ahantu hari abantu benshi ikindi cyangwa se mugure sanitizer kugira ngo ibintu bigende neza. Mubyeyi hari umuntu udukurikiye amaze igihe mu bukene yumva ko nta garuriro nyine ibyo byarangiye uzakizwa n'iki uyu muntu udukurikiye uramugiriye ihe nama ki yamukura mu bukene? Namugira inama yo kwihangana. Yo ni icyambere. Ntagiye wambajije. Kwihangana kuko kwihangana bitera kunesha. Ururimi rw'amahanga baravuga ngo kunyerera gutereza so guhanguka, kunyerera siko kugwa mu Kinyarwanda. Ushobora kuba uzi icyo kwambara, ushobora kuba ushobora kutagira aho uba. Ntabwo natwe dufite ubuhamya. Twabeho tutagera aho tuba, twabeho mazora nta mazu dufite. Ako dufiteho kuba barareba ko twicaye mu nzu cyo kwambara turambaye nubwo ntago birenze ariko haracyari ibyiringiro. Nanjye mbaze buriya kimwamwa butujeho gakeya ariko Patrick uri kukuntu abantu bajyaga bambwira uziko nigeze gutira igitenge kera mugabo akimara gupfa nari hariya muri Kigali dufite amafaranga wari wagerayo none sinabaga heye Kigali wagezeyo mugabo rero yapfuye nkiri umwana ndiri umukobwa wapfuye ukiri umwana ariko uza kubona nagute ukiri umwana nkiri mutoya mfite 27 ariko wapfuye ukiri umwana nasubemo navuze cyangwa se mubwire kameramani abisubize inyuma nabyumvisha bivuga ngo yapfuye akiri umwana njyewe nkiri mutoya ngabarira yapfuye akiri umwana nari nkiri mutoya mfite imyaka 27 ku babyeyi gituza reba none mfite none afite ubumuga abantu barakomera amazu bamaze kuyasenya abantu bampakato aho nsubiye naho nzi iwacu imara kuhagera rero nahuriye n'igikomere kidasanzwe niyo nabwira ko ambwiye ku muntu ufite uri mu kibazo akomere kuko nanjye narakomeye kandi abanteze iminsi ndacyahumeka imara kugera iwacu hari amazu meza ababyeyi nabo barapfuye ntabwo ni iwacu hari amazu muri Kigali amazu barayashenyere kanigiri iwacu nanjye ubuzima bujye gukomerezayo imara kuhagera ubuzima bwarananiye ntararikizwa umuntu ambira uruhande nawe uhe ntabwo n'umupagane ko wakizwa buri iki oya nta kibazo bifata uko byumva hari umusore nawe rero ababyeyi bari barapfuye turegeranya ngo turimo kugira ngo duhumurizanye irangira nteye inda y'umukobwa yitwa Pirete niyo nkuru ntabwo nayo ikirara nafite igikomere cyo gufakara nkiri muto wawe yarihanganye uziko napfushije umugabo ufite imyaka 27 nawe akiri muto afite 29 urabyumva neza ababyanjye bagapfa nanjye muto yakwiyakira byari byaragoye mpuye n'umuntu rero arambwira ati twegerane duhumurizanye noneho kubera n'inzara nari mfite n'umubabaro n'ubukene n'agahinda ntacyo kwambara ntacyo kiba kiragushutse ntabwo yanshutse twaraganiraga twumva ko ubuzima muri duhumurizanye ntajya nteye inda bose baravuga ati yabaye inda yakoze amabara yapfuye nabi nje mu mazu y'iwacu famiye zanjye zaje zirasenya zirambika hasi urongera abansenya inshuro ya kangahe ya kabiri ubwo wakoze iki wese ujya gusenga ariko hambwa ati mukuri icyo kiraraho uriya by'abana bafite ubumuga nonazanye n'ubusambanyi musenye murimbure agenda asubire yavuye se ndasubira ko ari mu matongo marayika Gabriel ariko nizere ko yakugendereye basise banshakira abatera nkunga aho nari umupfakazi bahita banyubakira twune inzu naraye nyiririmberamo akose ubyibuze uracyaririmba yego nicyo nkora inzu naraye indirimba barasizaga nkaririmba bazana ibintu byose cyangwa wagiye muri babandi iyo bahuye n'ibibazo barataka bagatakambira Imana ibisubizo byaza bagahita bavuga Imana ngira neza abana barakura dukora umuziki w'abahanzi wa mukobwa yarize mwishyura amashuri yarize yaranashingiwe
wabyaye aka kabiri umvaga nkimutegereje kumbi baramujyanye yitwa niyo nkuru Pierrette uwabucura yitwa Ineza y'Imana Ange urumva ko nabonye neza y'Imana umuntu w'ibibazo rero humura yandenge nawe izakurengera cyo kwamba najyaga njya gutira umwenda havuga ati se iyo nza kuba nkifite imyenda yanjye nifite imyenda myinshi nkiba muri Kigali yose irarangira nawe mu buzima nawe abantu barabizi ko isi yagiye twikarageraho sigara nkajya nambara akajipo umuntu yaza Kigali biranagoye umuntu akambwira ati yambaye wabaye Kigatana nuko kubi Burayi umuntu nabaga nambaye ijipo ubundi ntanjije ibi Kigali nari mfite ijipo yasadutse hano ikagera kubera ubukene no kuraga cyangwa bya bindi by'aba bakobwa Kigali mbona bagize bagagasanya navukiye mu cyaro sigira ngo nari mbizi byari kuncanga nyine ijipo igasaduka nkurikiye dikagera abantu bambona ati bati sohoka musaze njira musore nyine bazi ko nambara style yo kugenda isadutse ariko ari ubukene najya gutembera nkajya kutira umuntu igitenge akanzanira cya kindi basasira abana ariko kubera ko nambaraga amasuperi wa gisikera nkumva afite agahinda nkarira wagisi cyane wagisira cyabaho ziriho nizo nambaraga birangira nta habe namba nari mfite noneho nigeze yubagisi ntago ikibaho ziriho bunambaye igitenge bitarunyereri iyo nyereri oya maze gutera imbere bushushu urabona ibintu bitaraciyemo iyo ni Colombiere oya ntabwo nzi amazina yayo ese mbishe ngo hariho waraza igisi Real akwimbaza ntabwo amazina y'ibitenge wayamenya wari ucyari umusore ariko ndashaka guhamya ko naguze igitenge cy'igihumbi nshaka no kubuvamo kinyizingazingiraho igitenge kinyizinga kubera ko sinagiraga inzu bati yabyaye n'abana batashinga abantu bamakato barafite ntuye baye n'indaya dore yaranabisha yakoze amabara imiryango yose hari n'abanyemutse ngo kubera ko ndi ikigori kandi aho rubahizaga iby'Imana yavuze hari n'abagiye bimuka umubyara mworoke mu ngara n'umusenyi ku nyanja bimuka kubera ko ngo nakoze ibyaha byasanga byabona afite umuga birangira ngo byaye ndi urumva gukoraga iby'Imana ishaka wowe bakakurwanya bose ngo bagenda bampunga ngo ntazabutera ikoza nakoze nakwicanyije n'umuntu umeze nk'umurwayi ngo mwaka wanjye utazabakurikirana bose ngo bagenda bampunga ubuhamya bw'uyu muntu urabona ari reba ukuntu akanuye amazi n'abantu bagiye banyemuka umuntu akavuga ati umwaku we izina rya Yesu ntuzanankurikire uranazaruhira mbyara abana basa gutya cyangwa se abana banjye batazapfa nabi bakamera nkawe uzi gupfaka ari umukobwa uzi kubahiriza itegeko ry'Imana bagahita guhindura indaya ushaka birambabaje ihorere ngo mubyara mu ngara n'umusenyi ku nyanja bo bagahita kwita umunyabyaha sinari mbyaye bangahe no ibyo n'inkumi ntizibyara ibyo byari birenze ko nari mfite inzara nakuze umuntu ushonje kandi koko bahoze bavuga ngo umuntu ngo ufite ubukene ngo byagenda ubukene urumva ubwo se bagiye kunyishyuza ra nawe telefone ufite biragaragaza yuko nta kigenda iyi nkoresha na internet akareka uyu musore abantama kuri WhatsApp mbo abantu mudukurikiye rero mufite ikibazo cy'ubukene nanjye mbaza ariko icyo nababwira ni kimwe mushonje muhishiwe ejo bundi nabonye umuminisitiri sinibuka ni minisitiri hano mu Rwanda sinibuka icyo ashinzwe ariko icyo nabonye ari minisita yavuze yuko bashaka kumonetiza ama views ya hano mu Rwanda cyangwa se kuduha ama AdSense ubwo rero bantu mukangukire gukoresha ikintu bita internet hano mu Rwanda barenda kugira na views za hano mu Rwanda nk'ubu mwebwe mutureba bari hano ndavuga bari mu Rwanda ntabwo views zanyu baziduhembera ariko ubu mu Rwanda leta yacu nziza dukunda igiye kubikora neza dutangire kujya duhembwa na views z'abanyarwanda hano bari hano mu gihugu tumaze gutera imbere ubwo rero ikindi nakubwira niba ibyo byose bitarakunda haguruka ushaka icyo wakora kuba ugihumeka nicyo gishoro ntukabyuke ngo usuzugura akazi ngo uvuge ngo nzakora ibi n'ibi ngo ko yakoge narize haguruka kazi ni kazi utamu wa kazi ni pesa ati ntaguciye mu givuga utamu kazi ni ibiki uzi ko nkora umuziki nkajya mu nsengero nkavuga ubuhamya ubu noneho nsigaye nkina na za filimi ugiye no kuvyibuha ntugire ngo burya ntago burya ari buno turimo turazamuka burya inzara irashira ahubwo twirinde igihemu inzara irashira igihemu ntigishira ahubwo inzara ishobora gushira ugasigara uhemutse nabi ahubwo rata njye banyimye ijambo ariko ndari kwigusabira ngavuga uwo muntu ufite ubukene ndashaka ko muha n'ubwanjye akaburangura urumva azaba afite bwinshi ku isoko urumva ajya gucuruza kuri make
njye nabundangurira ubwo nari mfite abujyane bwose. Igitekerezo cyawe kirapfuye. ni nko gutera, ni nko kuzana imyuka mibi. Mwese urumva aho kugira ngo tubugire turi babiri yarangura ubwo mfite. Reba ubukene nabayemo, ubwo mpaye ubundi none akabujyana njye nkasigara nta bukene mfite. Si igitekerezo, ni imyuka mibi. Icyo twakongeraho ni kimwe, nanjye nkora bampimba amafaranga make, niyo mpamvu natera imbere. Sevinga ujye ubika akazi kabika guhesha keza. Ajya bitsa ako kazi ushobora kuvuga ngo ugiye kukavaho, wakavaho ntugira kandi ubona, cyangwa se n'akandi wajyaho ugasanga baragucunaguje kandi wenda aho ngaho wibereye ubona dukeya ariko turi mu mutuzo. Hari indirimbo mfite ivuga ngo yitwa Imfura muze kujya mu munsi murebe, indirimbo nayo Imfura iravuga ngo bike by'umugisha biruta byinshi by'umuvumo. Rero shaka duke twawe, cyangwa se korera yawe wako yabangana kose, ariko urye ibyawe bidafite izindi mbogamizi. Mugabo n'ujye twakarenzaho n'utwabana. Umutwe washyushye kwicarana n'uyu musore biragoye, ni ibintu bikomeye cyane. Ni kwihangana. Ntabwo ko muri isi utihanganye ntacyo wageraho. Ubu ushatse kuvuga ko twicanye n'ikigeragezo. Ntabwo ari ikigeragezo. Ikigeragezo si karande kandi se no. Oya, ntabwo umuntu wese umufata uko ari uko amwihorera. Ntabwo mwisi ikigeragezo wireba nabi, ariko wikongera kuvanga hano mu kiganiro. Kandi kuvuga ukuri se kuyi. Uri kubwira ngo umuntu azandangura ubwo bukene, urumva ko abusitokeza bushakira wongeye kuma ubundi ukagereka kubwo mfite narifite. Ndimo ndagereza avuga amagambo mabi. Ahubwo mu izina rya Yesu. Tekereza ukuntu abaye, ukuntu inzara yatwishe. Urumva yagutwara mu izina rya Yesu. Inzara yatwishe n'ubu ndiracyandimo, none urashaka kuvuga ngo ubwo nyongeyeho ibindi. Ikintu nabwira abantu, turazapanga muri iyi minsi tuze tubaho ubuhamya gusa. Badusezeranye niba bazabukurikira neza. Ngewe nawe turi kumwe ma. Ariko nanjye ubuhamya ndabufite. Tubaho ubuhamya. Nziko mu rusengero iyo ntanze ubuhamya abantu bose barira. Nsuje akagabo ariko ukavuye muri Kongo. Ntabwo mbyumva neza. Kandi ngo habaye indwara. Ebola yonyine iri yongere ngo ibindi simbizi. Habaye indwara za karande. Kuko dufite abakongomani badukurikiye baza kubiteza bakagutuka. Kandi ari abantu beza. Ebola zituruka. Ebola se sibo barazicuruza. Barazikora. Hari ubwo bazikora. None ko twe zidahari. Byose. Ahubwo no gusenga. Ni gusenga kugira ngo inaha bize kuhagera. Ariko ngo Ebola ni mbi. Uzi ko ifata umuntu ngo agatangira gutobagurika. Ava amaraso. Hose hari umuntu. Ariko wabonye kuntu Kigali ubuzima babworoheje. Urumva amabisi asigaye barekwe imihanda yonyine. Udusiga kabisi kabugezeyo. Ku gicere byo maganayo. Oya tunashimire rwose, tunashimire ababiteguye kuriya. Simbazi. Uzi ko usigaye utega moto yo isigaye irushwa kwihuta n'imodoka yitwara abagenzi, kuko amabisi bayakoreye imihanda yabo. Ni umumotari acuruza ibitunguru aha. Kubera iki? Uraza ati kuva muri kilometero ibihumbi n'ibihumbi 300. Uko bisi mugenda kukurusha. Bisi isigaye nyaruka ni iminota 5. Noneho abafite harya imara iminota y'ingahe mu cyapa? Bisi ntabwo igihagarara uko ireba umugenzi. Eka ntabwo igihagarara kwa kuri bategeza iminota 5. Kugira ngo twe turacyanatega zera zatwegerane. Ubona imodoka ziza transit ntabwo hagarara nuko kiramo abantu bagenda yabiyuzuye bituzuye. Biriya byo gutegeza ngo bapakiremo ibitebo, inkoko, ibintu by'imineke reka byarabaye. Ariko mwabibonye Arsenal kubera twaye igikombe suko yari iri kumwe na Visit Rwanda. Se wowe ibintu uravanze. Hoya ariko Arsenal twaye igikombe urabona. Tuvuye mu by'imihanda. Tuvuye mu by'imihanda ugiye muri football ujya kwinda. Oya tuvuga ibikorwa byagiye bizana mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva Visit Rwanda zahuriye finale. Ibyo bintu wari ubizi? Paris Saint-Germain Arsenal bihuriye he n'iby'imihanda twawe uri kubibona. Visit Rwanda yazanye amadovize. Ikipe yari muri Visit Rwanda itwara Champions League. Ayo madovize niyo ibona
dusiga amarangi Kigali imihanda irataka amatara araka uzi ko amatara bagiye kwishyira no mu cyaro impamvu rega ntumutindeho iyo yahoze ari umukinnyi nuko yakoze impanuka iyo bazanye ibintu azana iby'imipira impanuka urumva ko wowe nawe urashaka kumubwiramo akantu gatari keza kandi hano urashaka kumurakaza kubera ko yakinnye umupira cyane ibije byose ashyiramo umupira gusa nkuremo cyangwa nakina n'ishati ubona kuvuga rero turimo turasatira umusozo abana b'u Rwanda wabagira inama yo kwiga umwuga kuko nsigaye mbona mu Rwanda bubaka amazu menshi bakaba bafundi hasi bakajya kwiga n'ubuyede n'abamotari bazatungwa n'iki bakoresha za esanse bazakoresha moto z'imiriro z'imiriro se bazazikuraho kwitegereza iminsi myinshi buriya sipiro nibwo ari nziza urayigura ubaye umukene watse keredo basasanga gutereje cyamunara twitegereza amezi ari hafi abiri ariko ngo igura make se watse keredo nabwo ntabwo yabibara ngo ni make yego icyo ndimo ndababwira rero mbere yuko dusoza ndagira ngo mbabwire ko mbararikiye utuntu tumeze nk'amabanga cyangwa se natwita ngo iki nk'utuntu tw'uduse amaseri harya siyo y'uruhererekane ni amaseri ni utuntu tuzadukina turangira ariko tw'inyigisho vuga ngo akambere seri uretse gato mbanze ibyo mbisobanura nakise isomo part 1 vuga ngo mu kanya ejo tuzakiraho isomo part 2 tuzajya tugenda nyine mujye mudukurikira cyane tuzajya tuba turimo amasomo ntibibatangaze nimuzajya mubona dukina dufite utu mikoro twe ntabwo turagera ku rwego tuba dufite amaboom cyangwa se ari amamikoro bamanika mu kirere bakina amafilime ubwo nzaba ndi kumwe n'uyu na mama zaba hari madamu tuzajya tuba turi kumwe kimwamwanya ikindi akunda kubeshya hazaba harimo n'undi mukobwa nawe tuzakinana n'abandi bazagenda bazamo kandi nawe niba ufite impano yo kuba wakina filime ni karibu uzi ko wiyaminiya umeze neza uvuga uti ndi tayari isaha ku isaha ariko utazansaba amatike twebwe turakiyubaka niba wumva uri tayari uzajya witegera ngwino ugaragaza impano yawe yambatekera imikanana uzi ko indirimo ubusa amatwi atumva cyangwa njye mbatekere inguri z'amateke cyo mfana uko tuzadusangira oya nzajya mbatekera nta ribi nzajya mbatekera ubwo rero ushobora kuba uvuga uti nimero yawe ariko uretse gato munadutera inkunga abantu mudukurikiye ku Murishyo TV hataraza umuntu ngo andebe avuga ati ngiye kukugurira fanta cyangwa ayigurire mama cyangwa n'uyu yayimugurira ariko urikunda kukibanje ubuze kuvuga ngo ayigurire kimwamwanya ngo yakugurire fanta ariko mani ntacyo ngani bayikugurira nubyibuha wenyine se bakabona buri kumwe nawe baromye uzabivuga bisobanura se wamugana wakavuze ngo nabanza yigurire kimwamwanya oya cyangwa ikipe yose ubwo rero ushatse kudutera inkunga wampamagara kuri akamenyetso ko guteranya 250 78 688 555 784 amenye ko waguze na taci harya nimero yawe ni iyi 0786 69 286 uratanga nimero yawe kimwamwanya nzaba nyitanga batangiye kubatera inkunga ese ubwo nta kundi uyu nguyu abazanyemo ibintu mbanje kubaharira kuko munumvishe mwikunze cyane ngewe bazabanza babivuga ngo iki nze baho ngaho umbarate urabona kwa kundi babivuga hasi hahandi babanditse ngo uriya kameramani yambwiye ngo ni comment ariko nkibaza comment ni igiki kuko ngewe urabizi ko nese wowe yumva comment bamva nagarukiye muri Gardien narize amashuri abanza ndayarangiza ngarukira muri Gardien comment ni iki comment ni iki mbasa nkubaza ni wowe bumva ari iki comment banumva nko mu bihugu byo hanze bikora bitese ndabizi se comment bumva ari igihugu banumva nko mu bihugu byo hanze nka Dubai bumva comment ari igihugu cyitwa comment wakagira insobanuro urumva wewe wagerageje gukandagira mu ishuri ariko nuko yakandagiye mu kutayarangije arukiye hafi pe ariko ntacyo wenda ngo comment wayindusha wenda ibindi byo ntavuze iyo umuntu agiye kuri Google aca he
urumva ushobora kugenda ukajya kuri bisi iki nacyo ntawe gitaniye na Gitafu ugatega Gitafu nayo baramaje ngo iyo ugiye kuri Google ngo ucahe muca Nyabugogo ukumva ujya kuri bisi ukazamuka kumva mu mujyi hari n'ahandi hari za bisi zigendera mu kirere ugiye ubwo ugiye harigambwiraga hehe nuko rati urumva naho hibutse bahita ngo Google ukumva iyo ugeze kuri Google nako utari wagera kuri Google urikumva utega bisi ukahita ugera kuri za bisi zigendera mu kirere njya nzibona ziciye haruguru y'iwacu urikumva zigiye mu bihugu byo hanze si ugiye kuri Google ubwo ziba zigiye kuri Google Google si ibihugu byo hanze okay nta kibazo ubwenge buturabwumva noneho inama waha abantu ni iyihe dusoza ikiganiro inama naha abantu nanjye mubwire niyo kugerageza bagatera imbere batitaye ku magambo y'abantu batitaye ku basebya ku bavuga nabi wowe ugakomeza umuntu niba yumva ko ntaho uzagera mwihorere niba ushobora kugutuka mureke ubu twaciye muri byinshi abantu baradututse baradukomeye abandi bagenda baduhunga baturahunga imyaku ariko komeza ibyiza biri hehe birere yego wowe inama watanga ni iyihe inama natanga y'abantu bagomba cyane cyane badukurikira bagomba gukurikira ibiganiro byacu cyane bagakanda subscribe ya jambo rijya ringora ndangonze fasha urimbwe mvugire bavuga gute ukanda subscribe babyumvise ikindi subscribe bakadukanda subscribe barangiza bakanadusharinga ntangiye kukimenyera ningerayo noneho asanyite bakadusharinga bamara kudusharingira noneho ukumva nibitagenda neza bakatugira inama cya gihugu bavugira mu hasi bakita nibuka bavugira hasi si igihugu ni kiye ubone kwa satani yego rata cameraman muri comment bavugira muri comment bakabata ahantu wabyishe ugomba kubikora gutya muri inama zabo zirakenewe bavuga muri comment byaje yego dusoza ngo burango mbwira inshuti mugendana nkubwira uri we buriya nanjye nzajya tugusoje abambara marinette meza nababwira ngo uyu muntu yitwa muri Musene agiye kujya kina azaba yitwa Kimwamwanya ikindi ndagira ngo noneho ababwira atari muri burage kuno yagiye actinga ni ibintu bisanzwe nuko yactingaga nyine mu kiganiro ariko ubundi mu buzima busanzwe akora ibintu byiza z'ubwenge afite kategori hafi ya zose zo gutwara ibinyabiziga afite ubushobozi ndagira ngo rero abantu dusoza babwire neza utari muri burage bamenye ko utekereza neza utaje kubafera abara nka sitasiyo babwiye ko ari n'umukinnyi ariko oya bibabwira utari muri burage nyine babona agace ka uri seri babwire naho wagiye ukina oya yihorere abafana ntari burage hano ku Murishyo TV ese ko mbana na burage nkararana na burage urumva ibyo bintu bitari bungore ntuza ntacyo ubwo ngiye mu kizami ariko urashaka kumbabwira icyo ubundi nyine dusoza niyihe nama watanga itari muri burage nyine babone ko usoje nyine uri seri so njyewe ni Kimwamwanya ndumva ari ryo ryiza kuba ari ryo mwakamenye inama nabaha ni ugukorana umuhate n'umurava no gukunda igihugu. Gukunda igihugu bituma igihugu kigukenera kubungabunga umutekano, amakuru y'ingenzi kuri wowe arakenewe. Abantu bari bagize ngo wenda ufite ikibazo cyo mu mutwe nyine babwire ko nta kibazo gihari wabikoraga nyine mu buryo bwawe bwo gusetsa abantu. Wenda umukirisitu uranda nasenga kandi ku rwego rwo hejuru, ku rwego banahamagara ngo uri hehe, muri kiliziya ndi umukatolike ukomeye cyane. Ntabwo wari untunguye buriya ni ngutunguye, wari utungujwe n'iki? Nzi neza ko ukunda kuyobora gahunda itanga abakristiyanite. Burya se gukomeza ubabwire kandi ubwo ibyo nibyo ntabwo ari muri burage. Ubwo rero ntabwo ari burage. Hano turi timu y'abakinnyi ba filime, muraturira turi batatu ariko hari n'undi ku ruhande twamwimye umwanya kuko yakerewe. N'abandi bazaza. Bazaza dukore mu ntoki ngwino hano mubwire. Nyine ihangano z'insuhuze. Ariko jya umenya ko hariho amatapu kuremo inkweto. Usuhuza abantu nyine bakubona. Unama.
ko utangiye kumpisha nyine boretse gato uba wicaye hano ugiye kunyahera aka kanya icara ahangaha icara ahangaha oya Ebola ni ugutanga yicare neza ataza kugira niko ubwo amazina ya bundi abantu bakubonye ari ubwa mbere kuri ishene witwa nde? Amazina yanjye wanyita Kaeza Angelique. Nawe uje muri iyi timu yo kujya duhereza abantu amasomo hano kuri ishene cyane. Yego. Ubwo rero abantu bagukurikiye urabasezeranya iki bagiye kubona bagiye kuzajya babona hano? Bagiye kuzajya babona bazajya bambona mugavu bandi kuvunika turi kumwe nyine. Uracyari umukobwa? Yego. Ikindi wenda nagira abasore bari hariya barimo kukureba urakeneye umuhungu umuntu mubana? Ndamukeneye. Ikindi kintu nasorezaho uracyari isugi? Ndi isugi. Yagerayo weza kubeshya ahangaha nta sugire bityo nta sugire bityo genda igirayo nta sugi mbonye hano nta sugira aha rwose. Ikintu kimbabaje ni ukuntu amvunishije nta ndwara yatinyutse kwicara amvunishije y'ababyeyi ibyo avunye birakureba ujye gukoresha jyana mu igororero niba wagoroze. Ubwo rero mu buryo bwo kungurana inama n'ibitekerezo twasoje dufatanyije ngo dushyire hamwe. soza bikomeza kuvuga bikomeza kuvuga ibyo nari ngiye kuvuga mbyibagiwe wibagiwe twasoje ubwo twagiye rero ubwo ibindi nakagaruka bye bye. Sawa ntabwo tugiye guhera nk'amahembe y'imbwa ahubwo tuzagaruka.